Turagushimiye mwa Imana yacu, tugushimiye kuri Imana y'imbaraga. Tugiye kumva ijambo ryahumetswe nawe, tugiye kumva ubuhanuzi uva mu kanwa kawe, tugiye kumva ijambo riturutse iwawe. Mwa Imana rero ijambo rishize imbere yawe, reka urikoreho rero ibitangaza, uyareme ubuzima bw'abantu bushyashya, urabe impinduka ku buzima bw'abantu, kandi mwamutanga ihumure Mana ku bari baribuze, wongere ugarure abantu bawe bigarure Mana, wongere ububake mu izina rya Yesu Kristo. Ngiye ugiye kuvuga ndasenze ntaba ari ngewe, ahubwo akanwa k'Imana kavugire muri ngewe, ubwiza bw'Imana bumanukiye muri ngewe, n'imbaraga z'Imana zimanukiye muri ngewe. Mwuka wera w'Imana agende kandi akore muri rino jambo ibiro n'ibitangaza. Turagushimiye kuje guhindura no gutegeka, ni mu izina rya Yesu Kristo Yesu, amen. Turabashimiye mwebwe mwese adukurikiranye in Hand of God Ministry 2050. Ngiye nkuko bisanzwe nitwa Bakwizera Jean Bosco cyangwa Eve Bosco, Imana niba hamugisha mu izina rya Yesu. Rero uyu munsi mu isaha yacu y'ubuhanuzi tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Turasanga mu gitabo cya mbere cy'Abami bice 17 umurongo wa mbere no turaheraho. Hanyuma turaza turasimbuka dusome n'umurongo w'8 twumve uko Uwiteka bwana natwe muri uyu mwanya muri isaha yacu y'ubuhanuzi. 17 Abami ba mbere igice cya mbere haravuze ngo bukeye Eliya w'itushibe umwe mu masuke b'i Galeyadi asanga aho baramubwira ati, ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho, iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse nzabitegekera. 8 dusimbutse ku 8 haravuze ngo bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, haguruka ujye Sarefati ariho Isidoni abariho uba, hariyo umugore w'umfakazi niwe ntegetse kugutunga. Imana ishimwe cyane. Imana ibamugisha bene data. Turabashimira kumeza dukurikirana no kumeza kutuba hafi. Imana ibamugisha. Rino jambo ndahawe n'Imana kugira ngo turiganireho n'ubuhanuzi bwawe. Birashoboka yuko hari byari bigukomereye, birashoboka yuko hari byari bikuruhije, hari byabonaga bidafite icyerekezo kora mu buzima bwawe, kona ntabwo biri gushoboka, kona ntabwo biri kwanga, ariko hari Imana igiye kuvugana nawe muri uyu mwanya. Ndagira ngo untege amatwi wumve icyo ijambo ry'Imana rivuganye nawe, wumve icyo ubuhanuzi bw'Imana bukubwiye, wumve icyo Imana ivuga muri iyi saha tugiye kuganiramo. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo bukeye Eliya w'itushibi ngo asanga Ahabu. Hanyuma ijambo ry'Imana usanga uyu mugaragu w'Imana witwa Eliya biritubwira ko ari umusuke w'i Galeyadi, ariko ikatubwira yuko yari ari muri Isirayeli. Hanyuma kino gihe ni igihe Abisirayeli bayoborwaga n'umwami witwa Ahabu. Hanyuma uyu mwami witwaga Ahabu, usoma ijambo ry'Imana usanga yari afite papa witwaga Omuri. Usanga Ahabu yaragiye ku butegetsi, ariko ajya ku butegetsi, ajya ku bwami asimbuye papa we witwaga Omuri. Hanyuma Ahabu agiye kujya ku butegetsi, Imana yamubwiye ibintu bigera muri 2. Imana imubwira amagambo agera muri 2. Aramubwira ngo iramubwira ngo ngewe ndi Uwiteka, iramubwira ngo nzabana nawe mu gihe cyawe cyo kuba ku bwami, nzabana nawe, nzakugenda imbere, ahataringaniye nzaharinganiza, mbese igihugu kizaba ituze, nta ntambara nyinshi zizaba mu gihugu cyawe, kandi nta ndwara z'ibyorezo zizaba mu gihugu cyawe, mbese nubwo uzaba uyobeye ariko igihugu nzakiyobora muri wowe. Ariko Imana imubwira ikindi kintu, irambwira ngo ntuzibeshye ukora ikosa na rimwe ryitwa gushaka umugore w'umunyamahanga utari Umwisirayeli. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo uyu Ahabu ajya ku butegetsi uko Imana yari yabivuze. Hanyuma ngo amaze kujya ku butegetsi aragenda arayobora, amaze kuyoragubwa neza, Imana ibana nuko yari yabimubwiye. Hanyuma ngo Imana imaze kubana nawe, ubwami bwirabukomeza, ibugira ubwami budasanzwe. Imana ishimwe cyane. Imaze kubugira ubwami budasanzwe, ubwami bwe buba bwiza cyane, igihugu cya Isirayeli kirateta kigubwa neza. Ariko ngo amaze kubona ibintu byose bigenze neza, Imana ibanye nawe, yizera amaboko ye n'imbaraga ye, yibagirwa icyo Imana yamubwiye. Arangije ngo atakaza umwimerere w'Imana muri we, atakaje ijambo ry'Imana Imana yamubwiye. Arangije aragenda ajya mu gihugu cyitwa Isidoni, aragenda ajya gushaka umugore witwaga Yezebeli. Hanyuma ngo uyu mugore aramuzana. Uyu mugore amaze kumuzana akimugeza mu rugo, kwa ko yari umugore, ngo umugore aramwegera, aramubwira ngo Ahabu, aramubwira nubwo ndi mu gihugu cye nkandi umugore wawe, nkandi umwamikazi, ariko aramubwira ngo nibuse yuko iwacu Yezereli hari Imana twagiraga. Izo Mana twagiraga iyo twazisengaga zakoraga ibintu bikomeye kandi zatangaga amahoro, ibintu byose byagendaga neza iyo twasengaga Imana. Arambwira ngo dufite Imana zigera muri 2.
Imana ya mbere yamubwiye yarabwiye dufite imana yitwa Bali, ikindi cya kare dufite imana yitwa Ashera. Hanyuma izo mana wanyemera mugabo wanjye mwiza, wanyemera tukazizana muri Israeli, Abisirayeli natwe twese ubwa tuzisenga. Hanyuma uyahawe uko yaribagije ijambo ry'Imana, Imana yavuganye nawe. Reka ngure nkurikiranye, ntukibagirwe ijambo Imana yavuganye nawe. Ijambo Imana yavuganye nawe rarikomeza kandi rarikurikirana. Hari icyo Imana yakuvuzeho, nagira ubwire guma mu isezerano Imana yakuvuzeho mu izina rya Yesu. Arangije ngo mwami ngaremera, ngabwira umugore ngarambwira ngo mwami kazi nta kintu nakwima, genda uzana imana zaso, genda uzana imana zo mu muryango w'iwanyu, genda uzana imana zo mu gihugu cy'iwanyu, hanyuma uzizane muri Israeli, nta cyo zishyire Yerusalemu nzara tuzisenga. Ngo arangije umugore we ngaragenda arazizana, azana imana yitwa Bali, azana indi yitwa Shera, azizana muri Israeli. Ngakigezeza muri Israeli, abantu benshi batakaza umwimerere w'Imana, abantu benshi batangira kuyoboka imana z'ibigirwamana zitari Imana, batangira kuyoboka imana Yezebeli yazanye muri Israeli. Igihugu kiragenda kibi cyane, igihugu kiragenda gicura umwijima, ibyaha biba byinshi, abantu barashayisha. Imana itegereza Abisirayeli, ngibona bamaze gusubira inyuma, bamaze gutakaza ibyiringiro, bamaze gutakaza ubumana muri bo. Ngerangije ngihagurutse umukozi we ngo witwa Ngeriya ngagira ifuhe, agira ishyaka ry'umurimo w'Imana, ngo yitegereza ibintu biri kuri mu gihugu. Aravuga ngo ariko se ko ndebye ibyaha bibe byinshi mu gihugu, kandi nkaba nyine nyubaha Imana, ashaka icyo gukora. Imana ishimwe cyane. Nagira ubwire ngo mu gihe gikomeye, mu gihe kiruhije, shaka icyo gukora, shaka ibihe byo kubana n'Imana, shaka ibihe byo gutindana n'Imana, shaka ibihe byo guhagarara mu cyuho, Imana ikwishimira ugendane n'Imana. Kwa Kereya yarabanye n'Imana, Imana imwishimira. Imana ikivuga nawe ikabwira ngo nzakugirira neza, ikivuga nawe ikabwira ngo nzakugenda imbere, ikivuga nawe ikabwira ngo ndacyahagararanye nawe, ikimubwira ngo akanwa kanjye niko kawe. Ngeriya ngahagarara mu butware, ngo yitegereje igihugu cyose ukuntu cyabaye mwirare, abantu babimitse ibyaha, igihugu cyabaye mwijima. Ngaraje ngo yitegerezaga igihugu cyose, ngarabwo mfashe icyemezo rero none ahangaha. Arabwongeye gusaba umwami witwa Ahabu, ngo nkimara kumusanga ndagenda ntegeke rimwe gusa, kandi ibyo ndategekanize Imana iruze kuntegekera. Mwene data wo nkurikiranye, nagira ngo ngire Kereya nta jwi ry'Imana yumvise. Ntabwo Imana yagize umbwira ngo genda wahagarika imvura. Ariko Kereya kuko yashimwaga n'Imana, Kereya kuko yari umugambi w'Imana, yaravuze ngo ndagiye ngiye guhagarara mu butware bw'Imana, aho Imana yakabaye nanjye niho ndibuze kuba. Hanyuma mpahagarare ndagiza ntegeke, hanyuma nkimara gutegeka nizeye Imana yo kiribuze kunkurikirana. Icyo ndibuze kuba mvuze ijambo ryanjye ndavuga, Imana irarikurikirana. Ngaraje ngasaba umwami ngahabu ngamuhagarara imbere. Ubu ni ikintu kidasanzwe, ni ikintu gikomeye kugenda ugahagarara imbere y'umwami uri umuntu ucirutse ngo noneho umusuhuke. Ngaraje kure Imana yari iri muri aravuga ngo oya ntago natinya, sinjye urarwo n'Imana iri muri ngewe. Arabwongeye kumusanga, hanyuma ngira ijambo mvugira imbere y'umwami witwa Ahabu. Ngeriya ngaragenda muhagarara imbere, ngaraje ambwira ijambo ngaramubwira ngo mwami bitewe n'ibintu ndikora muri kino gihugu, shingiye kuri iki n'iki jya ugira ibintu shingiraho ubwira Imana ndetse n'abantu bo mu isi. Arambwira ngo nshingiye ku kintu iki n'iki, nshingiye yuko mwazanye imana yitwa Bali, mukazana imana yitwa Shera, nshingiye yuko mwibagiwe Imana mu gihugu ya Israeli, shibagiye ko mwibagiwe Imana Uwiteka ariyo muremyi wacu, ariyo mucunguzi wacu. Aravuga ngo mpagaritse imvura imyaka igera kuri 3 n'amezi 6. Iyi myaka izashira nta mvura izigerwa muri kino gihugu kuko mbihagaritse. Muzamenya yuko Uwiteka ari we Mana, imvura izongera kugwa uko mwagarutse mukamenya yuko Imana ariyo nyamana. Haleluya. Ubuhanuzi bwe muri uyu mwanya nkumanuriye, nagira ubwenge guhagarara mu cyuho cyawe. Hari ubutabazi bw'Imana bugiye kuza ku buzima bwawe, hari imbaraga Imana igiye kumanura ku buzima bwawe. Byari byanze naho byari biri gukunda, ariko Imana ivuga kugira ngo wiyoba, wijya hino, wirya hirya. Ahubwo Imana irabwiye guhagarara mu cyuho mu gihe gikomeye. Imana igiye kumanura ubutabazi ku buzima bwawe. Byari bigucanze, byari bikuyobeye, wumvaga wenda no kwiyahura ubuzima bwanze, ariko Imana irasira ivuganye nawe ngo igiye kumanura ubutabazi ku buzima bwawe. Ostasi boneya, Imana irasira ndiko nari ubutabazi Imana igiye kumanura, ndiko nari izindi imbaraga Imana igiye kumanura. Wari maze igihe kirekire urwaye, igihe kirekire mu burwayi, ariko ndikubona hari izindi imbaraga zikumanukiye, hari ubundi butabazi bukumanukiye, hari indi imbaraga Imana ireje ku buzima bwawe. Wari mu gihe cya karande z'imiryango y'iwanyu, ntabwo zari zikoroheye, wagerageza wacuruzaga ntibyemera, ariko Imana irabwiye ngo hoya wibireka, hagarara mu cyo Imana yahamara ubutabazi ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Ngarangije Imana ngisanga Ngeriya, ngarambwira Ngeriya we uhagaze mu cyuho, uko niko Imana avuga na Eliya. Irambwira ngo uhereye none ahanga, irambwira ngo genda ujye ukageza kitwa Kereti, aho ngo nonzagutungira. Imana ishimwe cyane. Irambwira ngo nonzagutungira, nubwo nabikomeye, nubwo nabigoye, ariko nje kubwira ko uhagaze mu cyuho, Imana igiye gutunga mu izina rya Yesu.
hari ukundi kuba ugiye kubona, hari ubundi buzima ugiye kubona, hari indi mibereho ugiye kubona, hari ubundi budahangarwa ugiye kubona, hari izindi mbaraga ugiye kubona, hari indi shusho y'ibintu byawe. Wabiraga mu yindi shusho ukabona ntabwo biri gukunda, n'abaturanyi bakabona ntabwo bikunda, n'abavandimwe bakabona ntabwo bikunda, ariko mu izina rya Yesu Imana igiye guhindura ishusho y'ibintu byawe. Imana irangije irambwira ngo genda mpinduye ishusho, genda ujye i Kereti, hanyuma ngo hitwa i Kereti niho nzagutungira, aho ngaho uzahaba mu gihe abandi bakozwe n'isoni, mu gihe abandi babuze amazi yo kunywa, mu gihe abandi babuze ibyo kurya, mu gihe abandi ubuzima bwanze, aho ngaho nzagutungira, aho ngaho niho uzarira, aho ngaho niho uzanywera. Irambwira ngo nzohereza ibikona, ibyo nibyo bizakugaburira. Hari ibikona Imana yohereje ku buzima bwawe. Reka nkubwire mwene data, hari ibikona Imana yohereje ku buzima bwawe, hari ubutabazi Imana yohereje ku buzima bwawe. Wonaga byari mu cyuho, Imana ije kohereza ibikona ku buzima bwawe. Bivuze ngo n'ubutabazi utari utegereje, utari wizeye, utumvaga yuko bwaza, ariko ubwo butabazi wari umaze igihe kirekire utegereje, Imana igiye kugohereza ku buzima bwawe. Kuko n'ubutabazi buturutse mu ijuru, ntabwo buturutse kuri mwene so, ntabwo buturutse kuri mwene wanyu, ntabwo buturutse mu bakomeye, ntabwo buturutse oya, ntabwo buturutse mu kazi kawe, ntabwo buturutse oya, ntandi hantu buturutse, ntabwo buturutse mu muryango wawe, ahubwo n'ubutabazi bworejwe n'Imana. Ni ibikona bigiye kuremwa n'Imana kugira ngo bikugaburire mu izina rya Yesu, kugira ngo n'ubutabazi mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ngarangije ngaragenda ajya kuri ako kagezi, ngo ibikona ngo bikamugaburira, ngo igihe kiragira akagezi karakama. Nubwo akagezi kari kagiye gukama wabonaga kakamye, ariko reka nkubwire, hari andi mahirwe y'akari Imana izanye ku buzima bwawe, hari ubundi butabazi Imana ejo ku buzima bwawe. Akambere wabonaga kari kazi, akagezi kabiri Imana yaragacukuye, ariko ubona karakamye. Ariko reka nkubwire, hari akagezi Imana igiye kongera gucukura ku buzima bwawe. Wikwiheba, kuko hari andi mahirwe ya kabiri aje ku buzima bwawe, hari ubundi butabazi buje ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ngirambwira none ubwo akagezi kakamye k'Isarafati, irambwira ngo genda ujye Isarafati, aho ngo niho nzagutungira. Ngaragenda ngira nk'uko Imana imubwiye, ngageze ngo Isarafati ngasanga umupfakazi, ngasanga arimo anatoragura udukwi. Ngera ngatangire ngamusuhuze, umupfakazi renga mwikirize, iriya ngatangire kumuganiriza, ngera ngakimuganiriza, ngambwire ngo nyamara nubwo bimeze gutyo, ngambwire ngo ndumva inyota inyishe. Ambwire ngo wampa amazi, ukama amazi yo kunywa. Imana ishimwe cyane. Bivuze ngo Imana igiye gukorera ibintu bituma ubwe witunga, ugatunga n'abana bawe, kandi ugatunga n'abandi. Imana ikugira neza ntukibagirwe bene so, ahubwo nabo bajye bakugiraho umugisha, kubera ko Imana hari icyo yakoze ku buzima bwawe. Ngeriya ngarangije ngarambwira ngo nkeneye amazi yo kunywa, ngo uyu mupfakazi garaje arambwira ngo nta kibazo, garambwira ngo amazi ndayaguha. Umupfakazi ngo yinjire mu nzu, ngakimara kwinjira mu nzu, ngeriya ngambwira ijambo rikomeye, garambwira ngo ntuzana amazi gusa, garambwira ngo mvugire n'agasemani. Mupfakazi garahindukira aramwitegereza, ngaramubwira ngo ariko ubundi kumbwiye kuzana n'agasemani yirire. Arambwira ntabwo uzi inzara yateye mu gihugu cyacu, arambwira ntabwo uzi uko abana bapfuye, abantu barimo barashira, abana inzara iri kubica, ababyeyi inzara iri kubica, imiryango myinshi amapfa yarateye. Ntabwo ubizi wa mugabo we, ntabwo uzi ukuntu bimeze. Aleluya. Muri icyo gihe urimo hari ubutabazi bw'Imana Imana yohereje ku buzima bwawe, hari ubutabazi bw'Imana Imana izanye ku buzima bwawe. Ngakimara kumubwira gutyo, ngo ngeriya ngarambwira ngo icyo nitayeho ni ukunzanira agatsima ukanzanira n'amazi, ibindi ntabwo mbyitayeho. Ngo umupfakazi ngo yitegereze Eliya, ngabona ngo ni umuntu udasanzwe. Garaje garambwira ngo nta kibazo, garaje arambwira ngo ntacyo, reka nze nkuzanira amazi nkuvugire n'agafu gakeya kari gasigaye, hanyuma ukarye. Nubwo arasigaye gakeya ko kugira ngo ngiye n'umwana wanjye tukarye dupfe, ariko nta kibazo, reka nze nkakuvugire, ntacyo nkaguha ukarye. Arangije ngaragenda ajya mu nzu, amuzanira amazi. Amaze kumuzanira amazi, Bibiliya yatubwiye ngo amuvugira ngo n'agatsima gakeya ngarakamuzanira. Jya wita ku bantu b'Imana, jya wita ku bakozi b'Imana, jya wita ku debo, jya wita ku bantu b'Imana. Niko ijambo ry'Imana riri kukubwira. Nubwo Imana igiye kurema ibintu bishyashya ku buzima bwawe, ariko ibyo Imana igiye kukuremera, ayo mahirwe ya kare Imana izanye ku buzima bwawe, reka mbwira ntuzayapfusha ubusa, ahubwo uzayabyaza umusaruro. Uzabane n'abantu b'Imana, abashonje bagaburire, abarishwe n'inyota bahe icyo kunywa. Mbese ubutabazi bw'abantu buzaturuke kuri wowe, kugira ngo batabarwe kubera wowe. Ngakimara ngo kurya ako gatsima, ngumupfakazi amuzaniye Eliya, ngakimara kukarya, Bibiliya yatubwiye ngo Eliya yaje ngagara mu butware, ngarategeka, ngaraje ngavuga ijambo rikomeye, ngaramubwira ngo reka nkubwire. Imana ishimwe cyane. Aleluya. Ngarambwira ngo reka nkubwire, uhereye none ahangaha ukimara kungaburira, uhereye none ahangaha nkimara kurya kano gatsima, uhereye none ahangaha nkimara kunywa amazi, aramubwira ngo ikintu cyitwa inzara gishitse mu rugo iwawe. Kandi araje arambwira ngo ikintu
kintu cyitwa inyota gishitse mu rugo iwawe, araje amubwira amagambo abiri, aramubwira ngo ikibo cyawe ntabwo kizigera kiburamo agafu, ikindi cya kabiri aramubwira ngo imperezo zawe ntabwo zigera ziburamo amavuta na rimwe. Imana ishimwe. Ngarangije ngararya ngamaze kuryama igihe cyari cyateganijwe, ngeriya ngaragenda ngajya guhura ngo Nahabu. Hanyuma ngagiye guhura Nahabu, ijambo ry'Imana ratubwira ngo ahora ku musozi witwa Ikarumeli. Ngeriya ngaramutumaho ngaramubwira ngo uzaze uzane imana zawe, nanjye nzazana imana yanjye, hanyuma tuzareba imana nyamana. Ngo baraje ngo bubaka ibicaniro ng'ikimana Eliya n'ikimana zabo zibigirwamana. Ngo buke mu gitondo ngo bazinduke ngo abantu benshi ngo baze. Hanyuma ngo baje ngeriya ngarabwira ngo ngaho nimutakambira imana yanyu. Ngarabwira ngo imana irusubirisha umuriro niyaraba ariyo mana, imana irumanura umuriro niyaba ariyo mana. Hanyuma ngarabwira ngo nimwirenuraga mu gitondo mukomeze muhamagara imana yanyu, muyihamagare niza gusubirisha umuriro araba ariyo mana turayemera, Abisirayeli bose barayikurikira. Ariko nanjye imana yanjye n'abarisubirisha umuriro turamenye yuko ariyo mana. Ngo bahera mu gitondo ngabantu zibabari ngo rashera ngo barahamagara shari, barahamagara bari, barahamagara ngo bigera saa 3 bigera saa 4 bigeza saa 5. Ngo bigeze mu saa 5 ngeriya ngaramusara basanga ngarabira ngo ariko imana yanyu byagenze bite, yazindutse yagiye. Nagira ubwo ntago imana yakuretse, imana ntago isinzira, imana ntago yazindutse, imana irahari. Ngo bigere saa 6 hanyuma ngeriya ngo yongera abegere ngasanga ngo batangiye kuzana imikori, ngo bicebye n'inzembe, ngo batangiye kuzana amaraso umubiri wose. Ngeriya ngo abwire ngo ariko ubundi iyo mana mpamagara mwicebye ni imana nyabaki, iyo mana ubundi ni ifite izihe mbaraga? Mwahereye mu gitondo kugera saa 6 nta kintu cyari cyabati. Cyo kora nimukomeze ishobora kuba yazindutse, ntacyo mukomeze muyihamagara. Ngo barakomeza hamagara imana yabo. Imana ishimwe cyane. Ngo bigeze ngo saa 9 ngeriya ngarabwira byanyu byabayobeye, ngarabwira ngo reka imana yanjye igaragare. Aleluya. Reka wambwire mwene data, wasenze amasengesho menshi, wasengeye mu mazi, wasengeye mu butayu, wasengeye mu buvumo, wasengeye mu cyumba, wasenze nibature, wasenze aho kugenda, wasenze mu biriri, wasenze amasengesho menshi agiye atandukanye. Ariko abantu benshi barakwaza ngo imana yawe, mbese imana yawe iri hehe? Mbese imana itagutabara iba hehe? Mbese imana usenga buri gihe urusenga ariko nta mpinduka, iyo mana izagutabara ryari? Ariko reka nkubwire, imana ya Isirayeli igiye kuza kwigaragaza, igaragare ko ariyo mana wasenze, ihindura amateka y'ubuzima bwawe, ubigisobanuro cy'abantu bakurema imirimo y'Imana, bakurema gukora kw'Imana, bakurema imbaraga z'Imana, bakurema ubutabazi bw'Imana, bakurema impinduka ku buzima bwawe. Reka nkubwire, bibajije byinshi atekereza byinshi, baravuga ngo ariko iyo mana yahora usenga ni kuki itagutaba? Ariko ubutabazi bw'Imana baramanse ku buzima bwawe. Kandi utazi bwa romansi, Imana itabajije umuntu, nta muntu Imana igishije inama, nta numwe, ahubwo ubutabazi bw'Imana baramanse kuko ari Imana mace gutabara mu izina rya Yesu. Ngeriya ngaraje ngo saa 9 zigere, ngaraje ngo avuga ijambo rimwe gusa, ngo bakora ibyo bakora bakigicaniro, arabwira ngo nimuzane n'amazi mwe nawe igicaniro, mutazavuga ko randi hari umuriro ndavuye. Ngaraje ngavuga amagambo agera muri 3, ngaravuga Mana ya Isirayeli, Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka. Aravuga ngo uyu munsi bimenyekane yuko ari we Mana. Reka dusenga Imana. Wowe nkurikiranye uri ku mugabane w'Uburayi, uri muri Amerika, wowe uri muri Afurika, wowe uri muri Aziya n'andi agiye atandukanye hirya no hino ku isi, wari ukeneye ubutabazi bw'Imana, wari ukeneye amahirwe ya kabiri ku buzima bwawe, wabonaga byanze bitari gukunda, ariko reka dusenga Imana. Imana igiye kirimo ku buzima bwawe. Mana nziza, Mana yo kubahwa, Imana y'imbaraga, ufite imbaraga no butware, arasi ebone yasine mene tandomene kita ene yasine medraya. Ndasengera abagaragoye bari hirya no hino ku isi, abari ku mugabane w'Uburayi, abari ku mugabane wa Amerika, bano bari muri Afurika, bano bari mu Rwanda, bano bari hirya no hino ku isi bose, Mana mbashyize mu biganza byawe. Hari abantu wavuganye nabo bari bafite amahirwe ariko amahirwe yabo yararangiye, hari abari bafite akazi ariko akazi kabo kararangiye, hari abacuruzaga ariko ubucuruzi bwabo bwararangiye, hari abagaga ariko kwiga kwabo byarasobetswe ntabwo bigikomeje bitewe n'uko ari umugambi wa Satani. Hari abantu ibintu byabo byinshi byaragiye bisubikwa, imishinga yabo, urafite imishinga itandukanye ariko imishinga yabo ntabwo igeze ikomeza. Ariko Mwami Imana, uyu mwanya turabasengeye mu izina rya Yesu, hagaze mu twarebwa no mbaraga zawe.
wavuze ko uje kuba amahirwe ya kabiri tope enema, kandi ndagushimiye ko mbona hari abantu uri guha amahirwe ya kabiri ubuzima bwabo, ariko ndagushimiye yuko enema uri gukora iby'imbaraga ku buzima bwabo. Hari abari bari kuganya, hari ababuze epfo na ruguru, hari abakeneye imbaraga zawe, barakeneye ijambo ry'ihumure, barakeneye ubutabazi ku buzima bwabo, ariko ndagushimiye yuko hari ibyo uje gukora. Hari abarwayi mwami n'abarwayi bagiye butandukanye, hari amaze igihe kirekire mwami Imana, igihe kinini cyane bategereje abana, hari amaze igihe kirekire mwami Imana bategereje akazi, hari amaze igihe kirekire mwami Imana diplome zabo barazibitse, ariko ugiye kuba amahirwe ya kabiri, nushimwe nuhimbazwe. Ndabasengeye ngo bagirire neza. Hari abarwayi mwami, urwaye amaze igihe kirekire arwaye, ariko mpagaze mu butware bwe ndamusengeye. Wavuze ko arwayi bazakira kuri YouTube channel, wavuze ko impumyi zizahumuka, wavuze ko irema bizahaguruka, wavuze yuko uzakorewe n'ibitangaza ikomeye, wavuze ko wagurukiye urwanira abantu bawe. Ndasabye ngo barwanire mwami, bantu barwaye bakire, abarwaye imigongo, uburwayi bw'amaguru, uburwayi bw'amaso, uburwayi bw'imitwe, uburwayi bw'amatwi, abarwaye imitima, abarwaye imivuduko, abarwaye kanseri, amasinezite, ndakubita hasi uburwayi bw'uburyo bwose mu mibiri y'abantu, abarwaye ifu bidakira. None muri kano kanya ndasenze tope ereba, ndagushimiye yuko arabukijije, ndagushimiye yuko uduye amateka y'abantu benshi, ndagushimiye utanze amahirwe ya kabiri ku buzima bw'abantu. Nushimwe mwami Imana, ngo bagire neza kandi batabare, tabazi bwabo bugaragare mwami, bongere bakubone. Turagushimiye kuri Imana ikomeye kandi shirwa hejuru mwami w'abami, mu izina rya Yesu Kristo Yesu, amen. Mwebwe mudukurikiranye, wadukunze kifuza gukanda subscribe hano hasi kuri kano kajambo gatukura mu ruhande, wakoraho wadushyigikiye, hanyuma ugasharinga n'abandi bagiye batandukanye. Naho no kudushyigikira, kandi twifuza ko ubutumwa bwacu bwagera hirya no hino ku isi hagiye hatandukanye. Rero icyo ngusaba no kugira udufashe, kandi uhererekanye buno butumwa bwiza, kuko ni ijambo rikora ibintu bikomeye. Rero ndagira ngo ukomeze nawe uhe n'inshuti zawe, ubahereze link kugira ngo ibintu Imana ikomeze gukoreka mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, uzakomerezaho no ku munsi uzakurikira. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen.